wowe mpaye ikaze. Biraza kurangira umaje kumva si ikosa impamvu yabaye ikosa rikomeye. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka ku rubuga rwa YouTube ukaba utapfa gusangaho iyi ndirimbo si ikosa yateje saga mu minsi yashize, aho kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo yahuriwemo n'uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se uwo twita The Ben ndetse n'uyu David Nikade ndetse utibagiwe n'uyu nguyu Element. Indirimbo yaje kuba yateza saga ndetse bikaza kugera muri 150 AM. Kugeza ubu ngubu ibintu byaje kuba byakicurika kabisa, ikibuga cyaje kuba cyacurama, aho kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo yamaze kuba yasibwa ku rubuga rwa YouTube. Byinshi kuri uyu nguyu ni Yago Ponda, byinshi kuri aba bahanzi Element ndetse n'uyu nguyu David Kade, byinshi kuri uyu muhanzi Mugisha Benjamin The Ben. Reka tuze gusesengura impamvu nyamukuru iyi ndirimbo yaje kuba yasibwa ku rubuga rwa YouTube. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, tukazajya tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri News TV, ndetse tukazajya dukomeza kuba abambere, ndetse kandi buri nkuru yose n'ikiganiro dushize hano ukazajya ubasha kukibona 5 kuri 5. Reka rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe aya makuru yose muri aka kanya. Wowe icyo usabwa ni ugusiga igitekerezo cyawe tukabona ko twari turi kumwe 5 ku kandi, ndetse twihuse cyane tutabatindiye. Reka ducunguze uburyo umwete tubabwire ko kugeza ubu ngubu uyu muhanzi Yago Ponda yamaje kuba yahungira mu gihugu cya Uganda. Reka tuze kuba twakuramburira aya makuru hamwe n'andi yose muri muzika nyarwanda. Ikaze mu isi nshya, ikaze mu makuru atagira ivumbi, ikaze mu makuru atagira ikinyoma, atarimo ibintu byo kubeshabesha. Nkuko urubuga rwa YouTube rwabitangaje, kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo yakuwe ku rubuga rwa YouTube kubera ikosa rimwe rya copyright claim. Iyi copyright ihabwa indirimbo kuba wakoresheje igihangano cy'undi muntu utabiherewe uburenganzira. Kugeza ubu ngubu rero iyi ndirimbo ikaba yamaze guhabwa iyi copyright claim, aho umuntu akurega kuba wakoresheje igihangano cye ndetse kuba wakoresheje icyo gihangano utabiherewe uburenganzira. Ibi ngibi bije nyuma yaho benshi mu bakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse n'abasesenguzi basanzwe bakurikiranira umuziki nyarwanda hafi, aho batangiye kugenda iyi ndirimbo bayivugaho bimwe mu bigize indirimbo y'umuhanzikazi Oliver Ngoma. Kugeza ubu ngubu uyu muhanzikazi akaba yarakoze indirimbo bisa, kugezaho iyi ndirimbo nayo yaje kuba yahuza n'iyi ndirimbo y'uyu Oliver Ngoma. Bamwe batangiye kuvuga ko ari umugabo, ariko uyu muhanzikazi akaba ari uwo muri Nigeria. Kugeza ubu ngubu inkomoko ye akaba ari muri Gabo, dore ko benshi batangiye kuvuga ko uyu muhanzi ngari uwo muri Gabo, ariko inkomoko ye ni muri Nigeria, ndetse ni umuhanzikazi Oliver Ngoma, ariko kugeza ubu ngubu akaba atuye muri Ngoma. Iyi ndirimbo rero mbere y'uko iyi sikosa isohoka, bamwe mu bakurikiranira bya hafi umuziki nyarwanda ndetse n'umuziki muri rusange batangiye kugenda bavuga ko iyi ndirimbo ifitanye isano n'iyi y'uyu muhanzi. Ndimo ndavuga si ikosa ya The Ben, David Kade ndetse na Element. Izi saga zatewe nuko uyu nguyu ni Coach Gael, uyu nguyu ni nawe uhagarariye iyi nzu ikora umuziki cyangwa se icyo twakwita studio ya 150 AM. Uyu nguyu ni Coach Gael yagaragaye ko byatangajwe akatavuga rimwe n'uyu nguyu The Ben, ndetse ko uyu Element yagiye mu mashusho cyangwa se no mu majwi y'iyi ndirimbo atabiherewe uburenganzira n'iyi studio
asanzwe akoreramo, aho uyu nguyu Coach Gaella we yakomeje avuga ko uyu Element yihuruje kuba yajya muri iyi ndirimbo mu gihe atari yabisabye boss we cyangwa se ngo abe yandika asaba ko hari indirimbo ashaka kujyamo babimwemerere cyangwa se babe babimuhakanira mu buryo butandukanye. Iyi ndirimbo Sikosa byatangajwe ko n'uru rubuga rwa YouTube iyi ndirimbo ko yariwe copyright ndetse iyi ngiyi ikore niyo y'uyu muhanzi nyine twahoze tubabwira, umuhanzikazi Oliver Ngoma. Kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo ikore akaba ariyo yakoze ayibara, aho yatumye iyi ngiyi ikosa yatumye iba copyright. Iyi ndirimbo ikore akaba ari y'uyu muhanzi rero akaba ariyo yatumye iyi ikosa iba copyright. Kugeza ubu ngubu amakuru dukesha urubuga rwa YouTube biravugwa ko iyi ndirimbo Sikosa imaze gusibwa, imaze iminsi igera kuri 6, hagati y'6 n'7, aho yari imaze kuba yarebwa n'abantu 1,000,000 ndetse n'ibihumbi bigera kuri 200. Kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo mu buryo bw'amajwi yatunganijwe n'uyu Element ndetse aho kugeza ubu ngubu mu gihe amashusho yayo yakozwe n'uyu nguyu Director God na Jami. Kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo ikindi wayimenyaho na Junior Rumaga, Kenny Short akaba ari we wakoze ibijyanye na mastering ndetse ibintu bijyanye n'imbyino ikaba yaratunganyijwe na Titi Brown, aho kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo rero yari imaze kurebwa na 1,000,000 yose ndetse n'abantu bagera kuri 200. Twihuse cyane reka tuvuge kuri uyu muhanzi Yago Ponda, umuhanzi wamenyekanye cyane mu bijyanye no kuba yatanga ibiganiro ndetse akaba yaramenyekanye no ku ndirimbo zigiye zitandukanye, ndetse n'iyi ngiyi yakoze yitwa Inyogoye abantu bakunze cyane ari benshi, dore ko ari umuhanzi ufite izina hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho kugeza ubu ngubu afite platform ziri hejuru, ari nacyo abantu cyangwa se bamwe mu bashwana nawe, abahanzi ndetse n'abari muri muzika ndetse n'abakoresha social media cyane, usanga ngari cyo bamuziza nk'uko yabisohoye mu baruwa ye yanditse akimara kugera ahariya mu gihugu cya Uganda. Amakuru dukesha Imvaho Nshya aravuga ko uyu muhanzi Ponda ndetse akaba n'umunyamakuru, dore ko yagiye akora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Radio 10, aho yaje kuba yigarurira imitima y'abantu benshi. Mu tangazo yashyize hanze yagize ati, nubwo yatangaje ko ariko atanga u Rwanda, yagize ati, Rwanda nkunda, Rwanda nkuhunze ntakwanga, kugeza ubu ngubu ahubwo mpunze agatsiko k'abantu bashakaga kunyica mu myaka igera kuri 4 yose ishize kata, ariko kugeza ubu ngubu Rwanda ntago nkwanga, ntawanyumvise ntaka, ariko umutima wanjye we urabinyereka kandi urabinshinja cyane, ariko ntumpamagara nzakwitaba kuko data yaragukoreye ndetse na mama arakubyarira. Yago yavuze ko ngo aho kuba umuzimu cyangwa se aho gupfa ahubwo yahunga abagizi ba nabi, aho rero yahungiye ari mu gihugu cya Uganda. Byinshi kuri uyu muhanzi Yago utagize icyo atangaza kirenze, ndetse aho atagize akace cyangwa se ahantu aherereye avuga hariya mu gihugu cya Uganda, ariko birakekwa ko yaba agiye kwibera mu gace ka Bunyoro hirya hagana ku mupaka wa Sudani, aho rero uyu muhanzi Yago twakunze cyane akaba yahunze abo bagizi ba nabi, akaba yanagiye asaba inzego z'umutekano zigiye zitandukanye kuba zagira abo zikoraho iperereza ndetse zikabasha kuba zabakurikirana mu gihe akiri aho ngaho, aho twakwita nko mu buhungiro, aho watangaza ko bari bashatse kumwivugana ariko Imana igakinga ukuboko. Nyaboneka reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha, wowe icyo usabwa urakizi, ntugukanda subscribe ndetse tukazajya tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri News TV. Yabakunda cyane, amakuru yo nakagaruka cyane.